ntabwo nzongera pe ntabwo nzongera kwiba ntabwo nzongera pe ntabwo nzabyongera cyane ko tutagaruza ibyibyo gusa tuvura n'inyatsi tugatanga ubutunzi tukavura uburemba. none se mvuga ababiyitirira ko nabo babaye benshi abantu bazaba batandukanya gute abaganga bazima n'ababiyitirira? Cyabeza bite? Ni fresh cyaka wakiza turimo turatembera. Turi hano turi twamaze iminsi ikibungo kibunuzi turava hano twoze kwerekeza i Muhanga. Yego uno munsi wakikoreyemo ngo wakikoreyemo nashuti abakurikiye umurongo TV abakurikiye Nasha TV mukore subscribe dusuza abaturage mu nzira zitigeze zitandukanye. Yego ndakumana Isaka manager hano. Yego turi Kibungo madamu wa mudamu se shabya ashobora nabanaga yagwaye igikuta muri comment abibonye ko bari kumubwira barimo kumutuka ngo ni mureke nimwihorere kandi waramukunze ukamukunda ufite umugore bikarangira uko muganga mutazirwa mwana arabwije ngo yaramukubise kumukubitaza guhembuka hanyuma ndaza mpamagara Nyamirambo ndaza ariko yabica amazi nyine. Reka tubanze twamamaze izi technical green mukora ibiki bijyanye n'ibiki? Dukora amasuku mu ma etage ku birahure birebire ari amatage y'amagorofa maremare. Dufite abantu bahanagura, dufite imashini zo z'amakaro, dufite n'imodoka zitwara abantu n'imizigo. Yego muherera agana hehe? Muhima hafi ya Yamaha kugisumuka kiri hari ahahiye. Yego handi hahiye hari aho horahasha sinzi umwanzuro waho rano kubaka bushyashya. Abafite imyenda yabo abafite amamodoka abafite abashaka kwimuka buri kimwe cyose turagifite. Yego izi technical clean dore ngiye baradusura kuri urubuga rwacu n'urwo nguru dufite na tubicano no kuri website no kuri TikTok na Facebook hose. Yego cyo kuganiza abatoye ko ndabona imyotso ari myinshi bahoze ry'ibigori nabonaga bigiye kukwica. Hano teze bose bibonye nabonye ibigori ko ndari ne hatari ariko meze neza nabonye n'imbwa zibica hano ariko abaturage bina ntago bamenyere kamera barabona kamera bakavuza induru ariko ajabundi nabonye matsikarongo n'imbwa matsiko nayo nabonye matsikarongo imbwa twatari kumwe ariko barabiroga nyine iyo umuntu n'umutenga yatenga umugabo mugenzi we imbwa n'imbwa ntagitwaye n'imbwa ntagitwaye ariko yarayihohoteye inaha ni heza ibigori bireze amazu meza ibintu byose ni gahunda n'abaturage duhana bari inyuma yanjye wagicana gatse dore santere ku murongo TV nyamara mukore subscribe turi ku murongo TV nase ndahaze mbashakyoye santere ya Kibunuzi Kibungo korahiye Cyoye ako ameze neza none amazi akona ameze Mamuki none bagabo ko ndi kubabona hano nkabona neza nanze kubanduza rega narindi mu kazi mbabona muri abanyamakuru nawe ushungereka mbese muzehe nawe ushungereka barashaka amakuru ari kwishungera ibigori bireze se niyo nkujya kudu hari umuganga twavuganye arambwira ati rero niba barakwibye cyakira amafaranga 50,000. Yego 50,000 ndabimuha. Maze kubimuha rero akwasha ndabibona. None mwebwe muri abanyamakuru yarakuriye tukuvugire yambwiye ngo uyu munsi ngo agomba kunyereka ibyanjye. None rero ndakugira ngo mwe muhari gose. None twaga turabayobozi muri abanyamakuru kugira turi numwe ya rubanda rata urajya ugende bite ndagira ngo ibyo bintu byanjye biboneke muganga nkuko yabimbwiye yuko ngomba kubibona mbibone namwe muhari
wabaha amafaranga namuhaye 50,000 ntabwo yahimuze urayizeye ndabyizeye pe ndabyizeye kuko yambwiye ati ugerageze umpamagare uyu munsi hasigaye nza ngwiririza uguhesha ibintu byawe herere heza uwo muganga ari hano cyumuze hamagara cyangwa wasanga ari wawe ndikiwe uriya ngo ujye ukora ibitangaza uriya wundi ugaruza ibyibwe wundi wagaruje ubwandu ntabwo ari reka nzamuhamagara takaraye cyo akina ine abajura gusa abaturage ariko barabivuze buraya abujura ibiki kiro volume muganga ko nari ndi kugira ngo uze umfashe ko hariho n'intumwa za rubanda umunyamakuru ntabwo waza ngo umfashe kugira ngo mbone ibyanjye kubizi naguhaye 50,000 wa muzinzi hehese kuri iyi nzu nini y'amabati atukura amabati atukura kibaye bikurikirane ngere kandi nicyo kike nta n'inkuru none se tugende nkuri inyuma nanjye kuma nabukere none se daga Arimo. What's it? televiziyo yanjye nayo muze nararebye none biterwa n'iki yewe biterwa n'iki mudatange rwose ndabonye muganga arankoreye kabisa arankoreye ntabwo mushemye cyane nawe shomye ntabwo nzongera kwiba rwose muganga arankoreye muganga arankoreye urimo urazirika uretse mwana shayo yega n'igisambo reka mwana mumuzirike reka mufashe mu mbabarire rwose ndamugufasha mumbase umusaza yarafunitse undi ajya kwiba reka umusaza ngo iki cyoye umusaza yarafunitse undi ajya kumwiba oya nzongera rwose mubabarire oya nibaguhambira akando yorakase oya rwose mumbabarire pe tabacika ntabwo nzongera pe ngo iki muze ntabwo azongera kwiba ntabwo nzongera pe ntabwo nzabyongera reka da gutera kashi tari umuntu ukazoga muze agasamba kirakuru yote nakurahiye ntabwo nzongera muri rwose mumbabarire nakuraho twibye nabyibye ariko rwose ntabwo none se kugira ngo ujye kwiba ibintu by'uyu mugabo wabitewe n'iki nzi ikintu cyabineye pe byagenze bite mugabo nanjye rwose sinzi ikintu cyabineye nuko nyine byagenze nagiye nsanga bagiye guhinga ninjiye mu nzu rwose nsangamo televiziyo n'igare ndavuga ati ntabwo najyana igare gusa mfatika kiro na televiziyo ariko ntabwo bizongera rwose wisanze hano utese hano nyine nageze nimugoroba hano nageze nimugoroba rwose kuzaho ndara ndavuga ati kanirarira ahangaha mu gitondo ndabyuka ngenda nabyutse numva hari abantu ndavuga ati reka mbe ndyamye ndabambyuka hakeye
cyangwa n'imbaraga za muganga gukwamishizemo harasha wabona ari byo rwose hako wagishumiza abaturage ukabanza kugihunda oya mujara kubitwa mumbabarire bose sibaza abakobwa nako betse kume muganga bafite inkoni abaturage basaze kora hirya dore inkoni zabo bose bakwica etse twumve hamagemo umurose ashekeye umutekano muganga w'ikibungo kagone kubica bigacika kora hirya ese ari kujya he mugangara basanga afite abantu beje reka iveho kora cyoye urimo urabona gute inatwa twiteme duso batandukanye bice bitandukanye ariko nahaye tigo tabone inkuru z'abajura gusa sakara mu bapfumu kabari mu bajura ubundi bigeze bite kibunuze ko abaganga badanje ziboza cyangwa mama z'amarombo muga rwose wakoze kabisa ndabibonye ibintu byanjye byose mbiboneye ku mugaragaro ndabibonye rwose wakoze Imana iguha umugisha n'igisambo turagifite ngiye kukijyana mu buyobozi mukijyane mu buyobozi ibintu byawe si wabibonye nabibonye ariko muga nzaza kugushimira pe ibintu nkoreye buri ibintu nkoreye ngewe birenze ubwenge bwanjye umuvugisha ubundi rero uzagira ikibazo azamamagara iba no kuri WhatsApp okay muga wiriwe muraho neza bimwe biratambuka kuri televiziyo yitwa ku murongo TV yego hari ibintu tubonye dusanga umuntu mu nzu yibye igare na televiziyo ubundi naho ikibungo turiko nawe ariho ukorera wagusura tukazatuganiza neza ahubwo banze utubwire abari mu mahanga no mu bihugu batabasha kubona abantu nkamwe babona kuri iyo nomero utanze izi mbaraga izi mbaraga muzikura he mwifashije iki mukora ibijyanye n'ibiki kugira ngo n'abadukurikiye kuri televiziyo birimo biratambuka ndi umunyamakuru ngewe izo ni imbaraga zitaboneshwa amaso y'abana b'abantu dukoresha kugira ngo nawe urabyiboneye kandi biragaragaye yego izo ni imbaraga zitaboneshwa amaso y'abana b'abantu iyo wubahirije ibisabwa rwose imbaraga z'ababyeyi zirakora ibintu byawe bikagenda neza cyane ko tutagaruza ibyibyo gusa tuvura n'inyatsi tugatanga ubutunzi tukavura uburemba none se mvuga babiyitirira ko nabo babaye benshi abantu bazaba batandukanya gute abaganga bazima n'ababiyitirira ni ukuvuga ngo abatwiyitirira bo barahari kandi ntibabura kuko ikintu kiri pirate nicyo ikintu kiri ojini nacyo bapirata abakeneye muganga w'ukuri batabeshwe n'iryo jwi ryawe bararyumva pe reka tugushime niba nta kindi wadutangaje twebwe tuma turigendera tumaze kubona ibitangaza byinshi ugenda ukora tuhura na byinshi bigiye bitandukanye nimba nta kintu warenzaho twasoza sawa nta kibazo rwose mugabo ubibonye ute ibintu ubonye nk'umuturage wa hano nk'umuturage w'ahangaha nyine twebwe twagiye hariya mu kizu twebemo hararuguru dusanzemo umuntu aryamyemo yibye igare na televiziyo turamubaza aratubwira ngo nawe uko byagenze isaha kuzi ariko tubonye ibyo muganga akoze ibintu by'umuntu biragarutse nta kindi natwe twamushimira cyangwa natwe tukamugana intango hari ikintu kijyanye n'ubujura bukomeye ubujura burahari abiba inka abiba ibigori n'ibishyimbo byose rwose baratuzonze abajura muganga akoze ibitangaza rwose kuba tubonye ko uyu muntu wo bari bibye ibintu byo kuba bigarutse mugakoze ibitangaza nakora mugabo hari icyo urenzaho ku byo ubonye uranyuzwe ndanyuzwe icyo ndengejeho nuko nzajya gushimira muganga kandi namwe muri rusange murakoze kuko bibereye ku maso ku mugaragaro namwe muhari namwe muhari kabisa uramuha barese oya ndamujyana ku kagari ibyo byo ndamujyana ku kagari tugende ndamujyana ku kagari pe ntabwo ndamurekura wamubabari wa mugabo wamubabari oya ubonye byawe ntabwo ari muzima umukomeye telefone inkoni yakubiswe uzibi ntabwo ari telefone n'iki DJ bishe telefone yawe iri hehe telefone yawe iri hehe telefone yawe iri yibaga ntabwo niba rwose
hanyuma se ngo ntabwo wiba ntabwo wibaga yitije biriya bintu bafatanye irangamuntu mwereke kuri polisi wawe mwaka nta muneme gufata indangamuntu y'umuntu muze mubabarire rero bamujyana nutabicikaho bazaguta muri wese bazaguta muri wese nutabicikaho uzongere nta kibazo tangazo ntabwo tuvi ntavuba pe kuko hari inkuru zigiye zitandukanye ibintu biri ntabiteye ubwoba kandi none inkuru tugezeho breaking news Matsiko tayari yambwa yasambanyije ngasiga agera no mu makaritsiye no mu masoko ngo sigiye mugenda inyuma ngo yafashe akaguru hayo ni ibintu tuve hano hantu tugenda tujye kuri Matsiko ndetse dutaha ariko dutaha okay turataha abajura abapfumu Matsiko ni mbwa yarongoye n'ibyabuterere twajya turi mu bwate Matsiko ibyo uzabona ni byinshi hano umuvumo